mfite amababa agiruka ngana n'ibihe amayi urasinze nakumenyera hazaza bakunzi bacu nko mwabibonye kuri titire y'iki kiganiro tuje guca impaka hano hagati ya theben na Bruce Melody ninde urenze ese wowe ufana nde muri comment kanda like na subscribe ubundi twizamukire iminsi myinshi ariko wari umaze iminsi warabuze ngewe mba ndi kwikorera n'ipoye imiziki yawe iragenda neza imiziki yanjye iri mu kazi amafaranga uri kubona fresh ibiceri biraza mani nawe twinginga mani nawe twinginga akantu ko kwiyemera zura cyangwa gafite oya ntabwo rero kwiyemera mani ubizi ko ngurenze zo byemera undenzeho yuhu murenze n'ubu ntabwo urabyemera se reka sha wowe ibyo ngibyo ni ariko ubundi urangwa nyine uzigeza ku cyo murenze urwanya koko kare ayawe wayamariye mu bukwe n'amafaranga wese ufite amafaranga ibicendo bifite amafaranga sayibura kabisa nta mafaranga ufite twagiye tuvugije kuri tugasaba gufasha nta amafaranga ufite amafaranga amahera turayafite twebwe nta mafaranga ufite amafaranga dufite ntabwo wagiye bose theben konzi neza uko ayawe yamariye mu bukwe uyafite yakuye he zira n'icyama cyo wabonye wiyare cyama kezahese twajya twemera ko turi abakene tukareka kuvuga cyayijye na hene cyagiye njya guhura na Diamond cyagiye rero iraje uvuze njya guhura na Diamond uri wahura na Diamond aya mahera ubwo yarafite kereka niba mwarahuriye kuzimu oya ntabwo uzi ingoma dufitanye ufitanye ingoma na Diamond kandi yarasohotse yarasohotse ibintu uzi koko nawe amafaranga yo kuyisora simwe muri muyafite amafaranga yo kuyisora none se twebwe dufite uruganda rwa muzika muzika ni yanyu mbese ni kushatse uruganda rwa muzika urwo ruganda rukorera urwo ruganda ni ahantu rutari waje ugaragara n'abandi barasita kubona barasita bakuryanye hiti bitewe ariko ndi umuntu niwe muntu wanjyana hiti koko nta muntu wanjyana hiti ushaka amafaranga urutera imbere narawukabye ni muke narawukabye sitari utakira amafaranga uri nka theben koko utari ukumara igiki amafaranga ndayafite yarihe ejo bundi wakoze ubukwe bwa miliyoni 8 ntabwo bari bazi kugurisha reba iriya modoka iparitse ya miliyoni 100 kara nta gashamaki nakaguze murasara imodoka ya miliyoni akamiliyoni 100 ariko izo ni icyamaki mwakabonye ako nizere ko wazibye oya ntabwo nayiba abarazibye waruse miliyoni 100 wazikuye amafaranga bari nayo ako twaye tuvugije ukuri baza umugore wanjye Pamela arabizi none ukunda ubukwe bwa miliyoni 8 nazo wazigurisha urabona amafaranga uyafite yahe amafaranga ndayafite nayo tujye twemera nayo weho akubufasha ureke kubeshya abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ngo ufite amafaranga nayo ako Bruce Melody reba icyo cyangwa wambaye urebe n'icyo magaze ubu ongera igitangaza iyo yarapfutse ongera igitangaza Bruce Melody igitangaza ubutaye ntabwo siranzi kandi ranzi amahanga baranzi ariko bakuze kuri mayibo ariko ntabwo bakuze kuri mayibo biraho ngaho nta kigero cyane akubufasha bagufashe ng'abandi ndafashwe ndakufata bwite mwabonye bagira banoborera banira iyo SMS yo muri banki bari kukwishyuza iyo SMS yo muri banki bari kukwishyuza dore ni miliyoni 20 wohereje akanya ni miliyoni 20 reba ni miliyoni 20 wohereje akanya maze wanatanye ngo kwishyura ngo bitarenzwe ku itariki ngo iki ishyuramwa uba warafashe credit mu bice muri banki tugiye zitandukanye ngo ufite bari kukubwira ati kwishyurwa nyine bazanyishyura nyine ntabwo uri kubyumva wafasha ubufasha sawa ubufasha bagufasha ibintu byo kwihago ngiki ngo theben ngiki yahe amugabo nzabikubwire kangahe ko se uhera uvuga ngo urandenze uhera he Rwanda ruranzi Amerika iranzi ndetse n'Uburayi buranzi uhera he Afrika ni wacu ugira indirimbo za kinyuma gusa nta kinyuma gusa
nta ndirimbo igira ifite ubutumwa wewe bagufunge ibintu bose ntabwo bishoboka gufunga gushirekereza nta kinyuma kawe wewe bagushirekereza ibintu bose ntabwo bishoboka ase bagutegereza bafunga peti yangu bagutegereza ntabwo ubushobozi wabona wewe bagutegereza ntabwo bivuze na ubushobozi wabona Bruce Melody igitangaza Bruce Melody wavuze niko mu bakire 10 mu Rwanda nanjye nzamo ariko theben twajye tuvugisha ukuri ntabwo ikiri bwawe ari amakuru y'umutambaza y'ibihuwase inkwi inzoga avuga kuko nanakugure nta kuko wowe ntabwo wagigure inkwi inzoga avuga nakugure tugende iri arahunda isi nyiguze jewe rwose nushake ninyi kwishura bakongera indi bakongera indi yabuze bakuzanira indi irahunda ingene bashaka baterekanga rero zose rwose ishoboka baterekanga nta kibazo amafaranga ndi nayo tujye twemera niba dukenye tubivuge abantu badufashe ibintu byo kuvuga ngo turi abakire nta kintu dufite nta pano twigirira nzima tujye tuvuga Bruce Melody yemera koko Bruce Melody ngifoto ikanga abantu ikanga imibu n'ibinyezi byose n'indeba byose zikirukana ubu ngubu ndamutse yishize hanze amamiliyoni n'amamiliyoni bahita bayikurikira ariko wewe theben amamiliyoni bose abantu bankurikiraho ukuntu bangana bihara ngo ufite amafaranga uzwi nande ngira umusani mwakoranye urenze wajya mu kabari ngo wigurire inzoga tuvugishe kuri theben wajya mu kabari ngo wigurire inzoga wowe ntago wayibye ahubwo usibye akabari bakongera indi bakongera indi uragura aho ndusha amafaranga oya bakongera indi kuko ndabizi Bruce Melody nako batagufata mu mashinga uri kwiyemeza uko bwa miliyoni 8 nazo bakoza bazi kugurije ngo afite amafaranga ndi inzoga bakongera ndesha ko ndabizi wowe peti yangu njye amafaranga ni icyo wabuze ngewe mu buzima bwanjye uzabaze na Pamela arabizi Pamela wese wuye Pamela we wuhera uzabaze na Pamela arabizi man Pamela we wuhe ntago rukwikira nyine we wuhe ko mwese muri kimwe ariko gute abashomeri babiri bashangana ibyo ngibyo bibaho ntago ari kimwe sibyo abashomeri babiri barasangana ibyo ngibyo bibaho reka nkwereke boro merutse gukora mu buhinzi n'ibituburano aya ntago ari bito uretse yarebwe n'abantu bangahe yarebwe n'abantu bangahe ibihumbi 2,500 ubu ngabo n'abantu bakurebye ako Melody urarize ubundi wewe urashaka genda narebwe na miliyoni 25 miliyoni ziriye anga zirare nk'isaha imwe uracyari hasi nyereka ikiganiro wakoze kirenze cyajya hejuru y'icyanyi heranga mwikaritse ibintu baza Bruce Melody gitangaza buri wese aramukubwira araza we mu Rwanda rero mu mahanga bose baranzi wagira ko kwibeshyera ko ngira boro wakoze zirenze ninje wa mbere zatujwe itangaza ninje wa mbere mu gihugu ndayoboye uyoboye gute inzoga uyoboye gute utakigura ikote Melody genda hariya baguha ikote ibintu rigezweho ikote rigezweho si ubwa mbere uribonye wose ngavuga yuko utari ubwa mbere nanjye n'ubwa mbere mbonye ibintu biza kuza meza atari umusitari Melody uzwi nyine atari uryambaye se we waryambaye cyangwa baho si ubwa mbere si wivuga yuko ari ubwa mbere ubonyeho ese nayo nagusanga w'inzoga peti yangu w'inzoga wemera kuri peti frere uracyari hasi yanjye sibyo uhera he wafungura size inkweto zanjye tujye tuvugisha ukuri mu mafaranga uyamariye mu bukwe mukanyuje mu gatsiko k'abantu ubiyemeyeho ngo ufite amafaranga uyakuye he amafaranga ni nayo uri nayo manini nazo rwose ushaka ngahe nkugurize umuntu cyangwa utwerere utwerere ngiye gukora ubukwe se ngiye gukora ubukwe kugira ngo uko twerere umuntu bamuremeye aya ntago kugira ngo uremere kabisa ariko ntago uri mu kigero cyane ku buryo wazana mu kugana ko kuvuga ngo uraremera Bruce Melody ufite iki nta kintu uhagaze urabizi utakintu gute umuntu akugurira inzoga akakumenamo iya mbere akakumenamo iya kabiri ufite icyo wanyweye inzoga tukagenda gute umuntu akumenamo iya mbere n'iya kabiri ukaza wemera ufite amafaranga yahe uyakuye he bakugure nguye na brushette se nazo byemere bayizane reba na Junior kuguseka reba na Junior kuguseka ariko yasetse nukaze kuri iki aya nukaze ibyo uvuga kuri kubeshya bano wagiye wemera kuri yazi goko wagiye wemera umva jereka ngurasire indirimbo yanjye yarembeye Pamela uyikuye he kandi nyifite wowe ubundi wowe uba he ubundi mwayiririmbiye wayirimbiye mu Buhinde muri Kongo mwatwe tuvugisha ukuri
Hyundai hose twarateye. Hyundai. Hyundai Hyundai ni iki? Hyundai ni iki? Hyundai ni iki? Hyundai ni umujyi wa Nuza. Umujyi wa Nuza wowe. Yarayigize muri Tagisawu. Umujyi ni umujyi wa Hyundai. Yawe. Tuve mu magambo inzoga Reka nikurinde. inzoga uva mu magambo mu inzoga ko ndabizi uraciritse nta kintu cyawe. Reka nikurinde. Iyo afite amababa agiruka ngana mu bihe Amayi urasinze nakumenyera hazaza Uteteto gachiza tulata moto twa ndakurahiye iyo duhusha imboni mita ndemba nyega insenya gusenga nakugura inzoga utangiye gusinzira n'imbere tutse twasoze iyo ni indirimbo wanyoye inzoga kare ku bugoryi ariko ntubyemera bapita show me from account bapita tujye ikiganza tujye farawe nibwira ko umutima utera uru rukundo ni forever Papi anisasiyo never waretse Bruce Melody gitangaza akaguhiga nawe ndasira wabonetse akakuyobora Bruce Melody gitangaza nje we nago wandego man niyo bambona bahita bamenya uwo ari we theben ndarenze man karenze se wowe ukivuga izina ryanjye giye bahita banabona theben ndarenze man ndarenze man theben urenze se iki ni theben nge ndarenze na agenda no inzoga nakugurewa inzoga nakuguriye akungura inzoga udusha amafaranga inzoga nagwereka inka tutabisima ko wanyu inzoga wa mugabo nakuguriye amafaranga ndi nayo bakongere se bakongere amafaranga se bakongera inzoga se nyo inzoga bakongera Raundi ya mbere nayishe nawe akuyumva kwiza. Waretse kuvuga ngo izo raundi za inzoga bakongera indi. Wowe amahera ndafite wowe. Amafaranga ntabwo nyabuze. Ahubwo wowe nywa umbwira ati wabuze inzoga. Bruce Melody nawe yatekwiyemera kwa bikabije nta hantu bizakugeza. Bruce Melody baranzi. Bruce Melody wazajya ugarukira mu Rwanda gusa. Nta nundi muntu wakumva. Ariko ubundi muzika yanyu urayizi. Ngira umuziki muzima wakora. Bura revo ngende urayizi wowe. Amanga kwekera Bruce indirimbo yawe. Indirimbo yawe. Iyo mvuze ngo yuhu wahita bikangamo. Yuhu byo wabi. Yuhu byo bijyana. Wahita bikangamo. N'ibyo ugogi n'ibyo yogeze mwikaritse bara. Nta muntu muzima wabyumva. Bruce Melody oye. Kubiyo bite byawe. Byose rero ngo zigitaramo none. No, inzoga. Sibyo aho nagikora hose popre, inzoga nta kintu. Oya. Inzoga yo ndayinywa. Inzoga ndayigurira. Ndakugurira n'indi. Wewe urangure kugeza iyo ushaka baguhe. Bagaguhe. Akajya kwiho. Utagiye kwirirwa mu nzoga yanjye wowe. Ana amafaranga. Gose ushaka kugira uturakabara wowe bakuza nacyo. Ukoresha urukuga miliyoni 8 bazi kugurije niko tugenda imbere y'abari kubati misika amafaranga. Uyakuye. Yewe nakwanyira icyamare cyambere. Kwisi. Aricyo bita Diamond. Diamond sinjya muzamuye ejo hari umuntu utazi ukora muzamuye ejo bundi. Muzamuye ikigo. Nta kintu uhagaze. Nawe nuriho winzoga uhambaye ikote ryagushiriyeho si ubwa mbere uribonye si ubwa mbere ni ubwa mbere uko nagura kugira atari icyambaye kirenze se nigufite wawe hari ubundi waryambura atari jewe icyambaye cyambara ikote ripfuka ikoti iri imvamahanga ni ubwa mbere ryavuye ni imvamahanga koko ikoti ryakorewe mu ba yabayeho cyane iri koti ni ababe barikoze kugira ngo ubyemere kuba ari igihe uryamye cyane uzarebe nimbara ujye mu bami koko kwata ryakitse kandi gura umusitari sitari bwa bwose barakemanga mu Rwanda barazi mu Rwanda barazi wajya kuri kuzimu ntujyambara neza wambaye n'ikiranzi bakoze icyo bakoze Afrika ndazwe inzoga debeno aciriritse mwaro cyari uri peti frere nta cyangwa ugira Bruce Melody wemera uri peti yangu wajya kuzimu Bruce Melody wemera nta kintu uhagaze ngamira n'umuntu nyawe wakabizanye se kuciritse ukahaguruka agora aciriritse mwana none ukomeza ngamira nyawe theben uri umusore barabimenya ntabwo wakicana n'umuntu w'umugabo uri imbwa nyine gahaguruka ubyemeye ntabwo ushoboza ufite wo kwicara ntabwo nyine ntabwo urabizi ntabwo wakicana n'umuntu urenze inganzi mwana cyangwa ari kuzanza wowe wagize ubwoba nyine ntabwo wakicana n'umuntu urenze inganzi urugendo rwiza
ahenda Bruce Melody Rero cyo kujya mwemera n'amafaranga uganda ntabwo atucana n'umuntu urenze nganje se uri nganje